ushaka uburyo bigenzamo kugira ngo njyewe nta nshingano ufite zo kubaka muri kino gihe ntago ngiye niteguye kuba papa mbabarire cyane ariko reka nkubwire urukumva bikoroheye kubivuga sibyo ariko kubikora nicyo kibazo ndagira nkubwire ko inda ntayikuramo niyo wagira ute niyo wagira ute unibeshye ahubwo ikanavamo namenya ko ari wowe wananteze n'imiti ikavamo ninjye nawe none tujye kureba Senyereka kuri nibagiye kukwereka nyereke sha nyereka iko sananje ibi raporo byo ku kazi nabo dore mayunguye si bogare ya uyu niwe mugabo bitese byiza meze neza niyo nsigayemo
ni heza da, ni heza ukurikije nikuze. ese mama tubakereza It's okay, ntacyo ndaba mbifata ndumve mu rugo meze neza. Urabubima nuko buraje ngoba uzuta nambwiye koma ndabigusobanuriye pe uyu mungu ni umukire ubuzima urabona bubaye iki afite amafaranga afite akazi keza ahahira kugiye buri kimwe cyose akenera kugiye ubu urabona hano hantu mbaye iki sibye ko nyine ntacyo hatwaye da, gusa agombaga kubimbwira. iyo mbikubwira n'ubundi ntabwo ari kubyemera wari gushaka ibintu byo kugorana ngo babanze ngo ubukwe ngo bajye mu mirenge bagire ute kandi nta gihe nari mfite. Basi se akora iki? Cyakora akora nyine umwuga umeze ute? njyewe urumva najya kubaza umugabo wanjye ngo ukora iki? Kubera iki utagomba kubimenya? ubu najya kubaza umugabo wanjye ngo ukora iki bimarire ikize ko aba yahashye aba yampaye amafaranga y'ibintu nkeneye nkabikora nkabikemura nta kindi kintu njye namubaza. Abana b'iki gihe n'ubu ngubu utaramenya icyo umugabo wawe akora, ubwo se akora ibiri bitemewe akakuzanira ibintu utazi niba ari urumva atari kwinjira mu buzima bw'umuntu. ni umugabo wawe kandi mwarabanye mwabaye umubiri umwe, ni gute se utagomba kumenya ibyo akora? Ugomba kumenya kandi nanjye nkamenya icyo umukwe wanjye akora. Gusa urumva ibyo ngibyo ni ukwicara gusa ukabona ngo yakugaburiye muri firigo ibintu biruzuye, ntabwo ibyo mbikeneye. basi ndabimubaza. Naho iby'imirenge byo sindanamubona neza ngo menye ibyo ari byo, ko turaza kubireba ngaho nyakira. Turabizi ko nkunda genda unzanira amarura n'inyweri. umeze neza? Okay, ni Lucas wa musore mwahuriye mu kabari ariko ijwi rya riri hasi cyane. Hi. Oh, wow. That's it. Hi, how are you doing? I'm good. Ntabwo nari nzi ko kigiye gusa. Buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Okay, ubwo ushatse kuvuga iki koko? Okay, icyo nshaka kuvuga ni buriya nubwo waba warampaye nimero yawe ari wo bigizemo uruhare, ariko byahuriranye nuko ari wowe mu mutima we wateye unyerekeza. Buriya nta kibaho kidafite impamvu. That's it. Yeah. Ariko basinezere ko neza ntabwo wagarutse, narategereje. Nakumvaga ko noneho wanabyibagiwe nyine ndavuga okay. Oya, impamvu ntagarutse numvaga namwaye nyine, numvaga avasina muntu ndeba umuherehemo akabyaramo. Oya nta mpamvu, reka you are a gentleman. Niyo mpamvu rero nta n'impamvu yavuga kuguhagayikisha kugaruka kuko nanjye nari nkutegereje nubwo wenda bitakuye. Nangize ngo uravuze ngo nari nshimishije nasinze. Ariko buriya winjira urumva narakurebaga nzi ko twasaye nabonye movement zawe nyine zose. Okay, gusa ntakubeshya pe,
uriya munsi nava hariya wenda I was losing my mind, ariko in the morning natekereje ndarimindinga, urabizi umuntu yanyweye agacupa agahembuka hari ukuntu asubiza memoire inyuma. Uraguhaye iki se? Icyo zampaye nta kindi ni wowe gusa. Oh, you're so sweet. Thank you. So for that reason nifuza yuko twazahuza no mu bundi bakose mu bundi buzima, ariko ikindi gihe uzaba ufite umwanya, please I beg you. Ntabwo baby saba Sipe kunyumvisha ugahita ukupa nkubiki telefone. suje kuryama sigenda ryama. Yakobo imyitwarire yawe isigaye ari ikintu kubera iki? Eh? Imyitwarire yawe ko yanditse ni kubera iki? Ese waje ukaryama byo ngibyo ukabireka. Ikintu nkandagire. Good. Wagiye ureka ibyo bintu nkumva witwara gute? Siko wajyanye nk'ababyara ujya umenya ko ndi umugabo wawe. Okay. Ivumbura ufite umwanya. Maze rero ntunyorosore wajya ureka amahane wowe. Amashuka zo waguze? Waraguze se uba wayameshe cyangwa ntuncurangire jiba. Ubona nazi ibyo wabaye. Ariko se mana, ubu iri ni ikosa nakoze kuba narashatse umugabo nkunda nkemera kumutwitira inda sinyikuremo, n'iryo kosa nakoze koko? Iyi niyo nyitura nari kunyitura cyangwa nakabaye narayikuyemo? Ibibazo byose ntabwo byari kuza. Ariko se nanone uyu mwana w'inzirakarengane nari kuba muhoye iki? Mana, ndabizi ko ari wowe ushoboye byose, ndabizi ko ari wowe ugena byose, ndakwinginze uzamfashe ureka nkunde, ndakwinginze uzamunkundishe pe. Ndabizi ko ufite urukundo iwawe mu ijuru, uzambabarira nkunde. Ujye umuhungisha abagore bose birirwa bamwoshya, ajya babona ari babi, abona ari njye mwiza gusa. umuntu utarahindutse koko, umuntu utarahindutse. Nta nubwo ugishaka ko tuganira ngo twicare tuganire ngo amenye, ni nta kintu na kimwe ugishaka muri uru rugo pe, nk'umuntu w'umugabo. Ese ubu nk'ibyo bintu ntabwo n'inshingano turusanga ntabwo ukizikora, nta kinyiteza gusa. ubwo wumva bizagenda gute? utaha bwije bugiye gucya. ibyo bintu wajya umbabura kuza bigana mu bwacyo ibyuki kuza amasamba naryamye. ubu wumva nyine ngiye meze ndi, ubumva ngiye nta mubiri ngira. Nakundi kamanza mwebarize ngo uryamye wabiki ukazayureka kundarira kuko agira ngo mfite amabuye y'agaciro muri njyewe.
basi nta nubwo wagirira n'umuntu nimubona zitekereza ubwo ninzajya kubyara bizagenda bite nta nshingano z'uru gukora ubwo ngera kugira nzajye kubyara abanyongere kandi uhari nk'umugabo neza ikibazo ufite ni iki udashaka kuvuga si urumva wandi gushaka iki ndamubarire nongera kumbyutsa njyewe tuza tugenga ari iminyagara iki waretse kunkorazaho izo mbaraga zawe ngo n'intoki w'intoba nk'uko umuntu nzahurwa uza kunyeke mu rugo rwanjye ngeweho neza ubundi kumva ko njye naje hano nje gukora ikintu b'inshingano z'urugo nta kintu na kimwe wakora uri kumva njye naraje kukureba gusa kuzumana ubu ni gute nzajya kubyara tubigishije ukuri njye ushaka nzajya kubyara abanyongere kandi nitwa mufite umugabo nimba n'ubu buriri uhora urata ntabwo usigamo ukawusigara akugira ngo ngenze ukikaye ko ndara nambaye bino bintu kubera iki simba nkeneye yuko unkoraho niyo mpamvu mba mbyambaye kuki utagira ubwenge ngo urebe kandi ikindi nanone wongera kunzamura isukari njyewe yawe nzayimanura ngeze muri marinazi zeru uri kumva bagusaka diyabete akabona ndakwiyamye n'undi munsi Urahaze. Ndawukanze. Ibaze ko uhaze. Sava. Sava. Ibaze ko numvaga ko ukiri hajya hirya. Utese. Misa baby, ahubwo se. Nuna stress zakwishe. Hiriwe yizuba ahubwo bigenda aho. Nacitse ahubwo no munsi twahoze dukora kuri tele. So that's why it's okay. I know we are really stressful. Urazi baby. Ikintu ngukundira wankiza stress pe. Oya ntabwo ugomba kugira stress zikise. Kandi mali. I
gatanga naje umuhanda wose ntwaye ndafata isomo lifeline wabizi yuko ari we murongo w'ubuzima bwanjye, right? Yeah, future wife. Okay, future husband. Yeah. So Bivuga ariko uri gushaka kubitekerezaho cyane mbwira icyo utekereza. okay. You see baby, ino nzu ubona ihagije ku buryo Oya, ivu kwinzira hagije aho. Ku kazi kanjye ntabwo biri kugenda neza. Niyo mpamvu suswe zisa wundi fata ku kazi se. Ako kazi nyine ntabwo nicyo kibazo gihari se. nyine abakiriya barabuze urumva mu minsi ishize imvura igwa kandi buriya imvura iri kugwa ntabwo nabona abakiriya bibaza ko nabuze n'amafaranga yo kurangura ariko reka mpamagare sisiteri aza gusuhuza. Is it okay? Oh yeah, just akumenye none se tugiye gutandukana se kandi uzageza ku kazi of course sometimes. Mpamagare nta kibazo. Yes, n'ubundi ko nzagaruka hano nkamusanga. Yeah, I'm good for it. Yeah. Gaju umva ngwino usuza umushyitsi. Nawe yose be. It's to say hi. Okay, ntabihindenza. Okay. Yitwa Gaju. Sawa. Gaju. Uyu simba kusana no mujyana turi kugira ko twazakora ubukwe nari ngize ngo mumenyane atazaza ku kazi uhari ntumumenye sibyo byiza. Ntacyo wasoma ibyo warimo byamusubiza twishimiye kubamenya. Nibwire. Okay. Nitwa Lucas. nayo nitwa Gaju. Nice meeting you. Sawa rero mwe muganira nanjye mbe Sawa. Ntabwo nari nzi kugira isoni. Ahubwo hari ikintu ndimo ndibazaho kubishidikanyijeho nk'aho wagira ngo tuzashakana. Ahubwo njyewe untera ubwoba kuko ukuntu mfata wagira ngo wigeze nko kubana n'umuntu wigeze nko kujyaho nk'umugore. Okay, it's okay. Ariko ubwo warumbwiye ngo ikibazo ufite ni? Nyine oya biriya nari ndi kukubwira nyine byo ku kazi urumva abakozi nabaye mbagabanyije. Sindabona yo kurangura n'ubwo ndakeka ko batarafungura the moment. Okay, no, it's okay. Harya inzu yarayishyuye? None se ubwo urumva niba nari gukora inzu nayishyura. Ariko kandi ngenda ndi gushaka kwaka inguzanyo kuri banki kumva kubera ko iyo nari mfite no. Niba wari ufite? No. No, it's okay. No. It's okay, nta kibazo. Nari nababimona. Amafaranga yareke ndikubwira ko ngiye kwaka inguzanyo kuri banki kandi bazayima kandi ndabizi ko nzabikora. Baby, ndi mukuru bihagije. Ikibazo kitakemurwa nanjye cyamukemurwa nanjye. Kandi kuba atari ibirungo which means icyo kibazo cyakemurwa n'amafaranga, so don't worry. So arambwiye yuko ukeneye Baby ntabwo wabibona bino bintu. Okay, listen. No, kumwereke. Utundi twana yambasha kuba nakora kuri konti ariko reka tutugabane, sibyo? Okay. Ubuze ko rero nyine ubuzima bwagenze kawe pe. No, ntabwo ari ibyo. Ahubwo gushaka ayo mafaranga ni menshi. Ni ukuri. asubire ku kiganiro nawe.
Okay. agaciro ufite ntabwo ahure n'ano mafaranga Oh, yeah, you I get know. so rero Ariko se, kubw'ibyo ati ntiwiyibagirwe rega ngo nuko njye mfite ibibazo. ntabwo bivuze yuko ngo ndisabuye Come here. Oh, thank you. I love you so much. I hate you You do? no I love you so know. much Ese ntabwo unaniwe. of course no ndumva nkeneye nko kujya kubanza gukora dushe n'akamasaje ugateya then after you know Let's go. okay. si wagiye umbwira neza ntabwo bakuje kumbwira nabi. Icyo Nyine masi ikirenge. masigiranye Bebe njye umwana yambwiye ngo masi icyo kirenge. urabona ko nimba ari umwana nimba ari nyabingi simbizi pe Njye ufite umwana wanjye nyabenge. ko ntabwo rakabya pe neza ubu ngubu ibintu byo kumasabije gute ko ntimaje kukuzana umwembe n'amazi ngana Komereza aho ngaho. Babe, come on. Akoze mwiji uri kunuka hano ubundi. Ako be sukumba ngiye kwivugira akantu gahita ureba ngo n'iki se bigenze bite ngiye ururabyo tuzarukura hano ngiye rurambangamirira kunuka. ubu nzifate nterure ururabo ndukure hano ariho rwakabaye ruba ruri nindangiza niyo nzarujyana muri salo Nzajye kurutera hanze y'igipangu. si byarangiye Ako be wakomeze. Umwana ntabwo arabyemera ugiye komeza. Bebe ntabwo umwana wishaka. Ako be uzi ntabyo nzi ubundi wazaretse tukimuka hano. Njye inzu ngiye ndi mu nzu numva ari kumukamo ibinini bya morali kuri pe. tuze mukatuve hano Dushaka indi nzu. maze se tugiye ngambwira Nyine uzagura indi nzu. uzi n'ikindi ngenda birambiwe ibi ntabwo nabishobora ntabwo byakunda pe Babe siko wajyana njye utwite neza mbwira ubu ndabye ukeneye yuko wava ivaze hano ukeneye yuko urya imyembe ngiye kuyihiga uwo kuzi yuko atari n'igihe cyo kwera imyembe nk'ubwo uzi ko uzi nawukuye ukeneye yuko twimuka noneho ubuze turajya kujya mbwira nawe sibyo ntacyo mbwira turajya cyose kamubwira uwo mwana njyewe ibyo ukora ibyo umwana wanjye avuze ntabwo ikubize njye nigeze nkugora kuva twamenyana. Ibi byose bitangiye ari uko umwana ageze mu nda yanjye. Ubwo se gukora ikintu umwana ashaka ibyo urumva ari ibintu bigoye. ariko uribuka yuko uwo mwana no kugira ngo agire aho ngaho yanjye icyo nibuka ni uko umwana ari uwawe uri papa ugomba gukora nyine ibyo agusabye. Nk'ari byansabye ese ubundi gutegekwa n'umuntu utavuga ubundi ubwo mbibwirwa n'icyo yuko atari ibintu uba wigira ngaho ngarashaka imyembe wasanga ari igifu cyawe ngarashaka amazi ngarashaka ngo yuko twimuka turajya hehe tujye mu nzu y'icyondo uzabwirwa ukirya dukora iki tujye hehe mbwira nawe koko kandi uko abantu bavuga ngo abagabo ngo nta ruhare bagira ngo mu kugira ngo abana bakore icyo bavuga nk'ubu ngambwira mu kanya waje unsaba icyondo ndagikura nk'amapera uko ubiza reza imyembe ngiye kuwuhiga niwe nirukanka karitsiye yose nawubuze njya no mu n'ahandi urajya nkora iki
ahubwo hari ibindi nshaka. Ibindi ushaka se ni ibihe madamu? Ubushera. Ngiye ngamba nshaka ibintu byinshi nuko mba nanze kubikubwira kugira ngo utababara. aho bigeze nko muduri nakiyonda nta kuntu umuntu yayiturumuzamo ikava mu nzira kugira ngo umuntu azayirwa amaraso ahagaze muri no rugo. Nabe nta n'isoni. Yes of course. Twakomezanya ubuzima busanzwe nkuko twakundanaga cyane cyane yuko tuzigize tubiteganya. Kubitekerezaho cyangwa byihorera. Benje nshaka n'amapera. Ndakwiyamye. Nshaka amapera.